Nongeye kuguha ikaze kuri wowe ukurikiye buri code. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakwesitara cyangwa washyira Python muri mudasobwa yawe. Ukaba wayikoresha muri telefone ukoresheje internet cyangwa se na tablet. Tudatinze rero reka dutangire. Urajya kuri Google usearching ijambo Python. Narangiza ukanda hano handitse Python download. Ukande kuri iyi link ya mbere yanditseho download Python. Urebe neza ko ari python.org website. Numara kuyifungura uramanuka gatoya ujye hano handitse download. Ushobora guhitamo Windows ushaka bitewe na computer yawe. Ngewe computer yanjye irimo Windows, niyo mpamvu nkanze kuri Windows. Manuke gato uhitemo system ya Windows ufite, yanjye ni 64 bit. Niyo ndi bukandeho ubundi bite bitangira kwidownloadinga nkuko muri kubibona hano. Ukabona ko Windows yatangiye kuba downloaded. Uraza gutegereza kanya gato kandi umenye ko ibi bisaba ko ufite internet. Mugiye kuyikoresha na internet bisaba. Ndagaruka hano kuri Google Chrome nindangiza searching ijambo Anaconda download. Iyi Anaconda nindangiza nkande hano. Ndibuze kubwira akamaro k'iyi Anaconda nyuma. Nurangiza ukande kuri iyi link yanditseho anaconda.org. Nurangiza umanuke gato urebe uko wa downloadinga iyi Anaconda aribyo ngiye kukwereka aka kanya. Tugiye kumanuka gato turangiza tuze tukande hano kuri reject. Ntabwo ari ngombwa ko twemera ibi ngibi cyangwa ukande kuri accept igihe ushaka. Ugiye kuza hano ukande hano handitse download Anaconda. Nurangiza utegereza kanya gato harafunguka iyi website page. Nurangiza uze hano handitse email, wuzemo email yawe hano. Aha muri aka ka box urimo urareba kanditseho your email. Nurangiza wuzemo email yawe ukande kuri submit. Bareta ahubwo iyi page ntabwo bagusaba gukora login no gushyiramo email gusa. Nurangiza umanuke uhitemo computer yawe, yanjye ni Windows. Nurangiza ukande hano kuri download installer. Ititangira nayo kuri downloading. Akamaro ki Anaconda rero nuko iza ifite Jupyter Notebook kandi kaza irimo ama library yose dukenera muri data science. So application yanjye yamaze kuba download, ndaza kuri File Explorer nyikando yino yanditseho Python. Urabona ko haje akantu nkaka, igisigaye no gukanda next kubera ko ngiye sanzwe install. Uri kubona ko bari kumbwira ngo nyani installing cyangwa nyiri repairing, ariko kubera install wowe igisigaye urajya ukanda next ibintu bite birangira. Ngiye ariko Python amaze kuyinstall muri machine yanjye. Igisigaye no kuza nkanda hano kuri Anaconda kugira tubigire vuba. Nindangiza Anaconda yo ndakanda next. Nindangiza nkande next byose, nkande kuri install ntegereze ko kano kantu karangira. Nikamara kurangira ukubona ko ndakanda next nanone. Ubwo Jupyter Notebook ukubona ko bizana nkande finish. Ibintu byoroshye no kujya ukanda next aho bakweretse. Ndaza hano nindangiza searching ijambo Anaconda. Nimara gusearching ijambo Anaconda ahita haza akantu nkaka, ndakanda kuri iyi gifite akantu k'icyatsi Anaconda Navigator. Nindangiza ntegereza akanya gato ibanze yifungure muri machine yacu. Ibi byo nta internet bisaba, ubu ngubu ushaka na internet wanayifunga. Nindangiza nkanda hano handitse OK. Manuke gato njya ahantu handitse Jupyter Notebook. Ushaka wanakoresha n'iyi bita PyCharm, nayo ni ikoreshwa mu kuraninga Python. Nkanda hano handitse Jupyter Notebook, ari ikunze gukoreshwa mu data science. Niba mubona ibintu by'ama AI, abantu bakora ama AI bakoresha iyi Jupyter Notebook. Nindangiza akamaro ka Jupyter Notebook ni uko ibyanditse ubikora biri offline nta internet bigusabye. So Jupyter Notebook yanjye ni uko bimeze. Okay? Sasa nshobora kwereka n'ubundi buryo bwo gukoresha internet aribwo bwa Google Colab. Urajya kuri Google Colab nurangiza ukande kuri iyi link yanditseho Colab. Ubu ukorana na Gmail yawe, ibintu byose ukoze byibika kuri Google Drive ya ifunguye kuri account yawe ya Gmail kuri Google. So biradinga kanya gato bize gutya. Nkande hano handitse create new notebook, nayo imeze neza nka Jupyter Notebook. Niyo mpamvu nkubwira gukoresha Jupyter Notebook nibyo byiza, ari nayo tuzadukoresha muri izi tutorials zigiye gukurikira. Nindangiza ndaza hano nandikemo ibintu byose nanditse byibika kuri Google Drive yanjye. No kuvuga nta handi bijya, nta nubwo ahantu hose nagera nkakora login kuri email mpita mbona amakode yanjye yose nanditse cyangwa project yawe yose waba warakoreyemo. Nindangiza nkande hano kuri run, kubona kano naga code gato ka Python ko kugaragaza akantu kuri screen. Nurangiza ubone ko biri kugaragaza ira output. Okay? Duhure muri video ikurikiye dutangira kwiga Python umurongo ku wundi.